Ingaruka zo gukunda nabi cyangwa kubihirwa n'urukundo kubera impamvu zitandukanye. Dore inzira ya nyayo niba wifuza gukira ibikomere no kutazongera gukomereka ukundi. Ese ubundi urukundo ni iki? Gusobanura urukundo ntibyoroshye. Ni nk'uwakubaza ibara ry'ikinyarufu cyangwa se ibara ry'amazi. Abantu benshi basobanura urukundo mu buryo bunyuranye, ariko hano ndibanda ku rukundo hagati y'umugabo n'umugore, hagati y'umusore n'inkumi. Urukundo rugamije kurama, rukazaba inkingi y'urugo ruhire. Ese abantu bose bemeza ko urukundo rukibaho? Abantu benshi bemeza ko nta rukundo rukibaho, ahubwo rwahindutse ubucuruzi. Umuntu agukunda ari uko hari inyungu ze bwite agukurikiyeho. Ariko njye si uko mbibona, kuko mbona urukundo rukibaho ahubwo rwarakonje. Urukundo rw'abantu rwarakonje bitewe n'ibihe bibi bitandukanye banyuzemo. Bamwe barukonjesheje ku bushake, abandi barukonjesha bitewe n'inshuti zabo bizeraga zikabahemukira cyangwa bagahemukirwa n'abakunzi babo. Aha ndimo nsatira ingingo nyamukuru nshaka ko tuvugaho: ijambo igikomere cyangwa se gukomereka ku mutima. Ese ubundi igikomere ni iki? Ni igihe umutima w'umuntu ubabaye cyangwa ubabajwe n'uwo wakunze kandi wizera cyane. Ibi bibaho igihe uwo mwakundanaga aguhemukiye cyangwa akakubwira kubivamo kandi wowe ukimukunda. Kubyumva no kubyakira bikakunanira, isi ikakubana akadomo, ukumva ko uri wenyine nawe ukwitayeho. Ibi bituma wumva wiyanze ndetse ukumva ko kubaho ntacyo bikikumariye. Aha wahita wibaza uti, igikomere cy'urukundo wakigenza ute cyangwa se wagitwara gute? Urukundo ni rwiza, rugufasha kubaho neza, rukaguha umunezero, rukaguhishemo mu bandi, ariko rimwe na rimwe rukagutera agahinda iyo uwo wakundaga agutengushya akakwanga akigendera. Ushobora kubigiramo uruhare cyangwa bikakugwiririra, ariko ikigaragara kenshi ni uko iyo utandukanye n'umuntu wowe ukimukunda bikubabaza kandi bikakugiraho ingaruka, rimwe na rimwe bikanagusigira igikomere ku mutima. Ese mu rukundo ni iki gituma umuntu akomereka mu mutima cyane? Hari byinshi bishobora gutuma umuntu akomereka mu mutima, ku buryo bishobora no gutuma umuntu ahita ava mu byo gukundana burundu. Mbese umuntu akumva azinutswe no gukunda cyangwa se gukundwa, akumva azinutswe ikintu bita urukundo, naho baruvuze akumva yapfuka amatwi. Ari byo nakwita kuzinuka burundu. Bimwe muri ibyo bintu harimo kuba uwo mwakundanaga agusezereye kandi wowe wari ukiyumvamo urukundo cyangwa ukimukunda. Nanone hari igihe uba warimariyemo umuntu ugasanga we nta kwitayeho cyangwa n'ibimurimo, ndetse aho kugira ngo akumve neza ahubwo akaguca amazi, rimwe na rimwe akakugira umusazi, kandi nyamara byakubayeho nawe bitabaho. Wabyitwaramo ute bikugendekeye gutyo? Abantu benshi bazakubwira bati, ihangane humura bizashira, amaherezo bizagenda neza, uzabona undi ndetse umuruta. Ariko iyo byakugezeho uba wumva nta wundi muntu n'umwe ku isi wari wagira ikibazo nk'icyo ufite muri uwo mwanya cyangwa se muri ako kanya. Rimwe na rimwe ukumva ko ku isi nta n'umwe uzakurutira cyangwa se uzagusimburira uwo wumva wabuze muri ako kanya. Ariko nshuti yanjye, reka nkumare impungenge. Hari ibintu ushobora gukora kugira ngo ugabanye umubabaro. Icya mbere, gerageza kubyikuramo cyangwa se kubyisohoramo. Shaka inshuti cyangwa umuvandimwe wisanzuraho maze ugerageze kubimuganiriza. Ibi birimo no kuba wamuririra ku bitugu ukarira bihagije rwose.
Ibi bizagufasha kuruhuka no kurenga icyo gihe gisa naho ari isi yakwituye hejuru. Ntukagire ubwoba bwo kurira, kandi iyo ugiye kurira si ngombwa guhamagara abantu. Jya ufata umwanya utekereze ku byakubayeho, urire, ibyo bizagufasha gutuza no kumva uruhutse mu mutima. Icya kabiri, gerageza kwiyumva no kwiyakira. Ibuka ibyiza ufite kuko ntabwo ugizwe n'ibibi gusa. Iki ni ikintu gikomeye cyane, kuko rimwe na rimwe abantu bakomeretse ku mutima batekereza ko ari amakosa yabo, bakumva ko nta gihe na kimwe bari bakora ikintu cyiza mu buzima bwabo. Ibi twabifata nko kwihohotera kuko bikugiraho ingaruka kandi mbi cyane. Gerageza kwibuka ibintu byiza ujya ukora cyangwa ibyiza byakubayeho, uzirikana amahirwe wahawe n'ubuzima. Ushobora no kwegera inshuti yawe ikagufasha, mukaba mwaganira, mukaba mwatera story, mukaba mwatemberana. Ni byinshi cyane inshuti yagufasha, ariko ukagenda wiyakira. Icya gatatu, gerageza kwiyubaka no kwiyitaho. Umutima ukomeretse ushobora kugutera stress, ariko ntukemere ko utuma umubiri wawe ubigwamo. Sinzira bihagije, urye neza, ukore imyitozo ngororangingo kugira ngo ugabanye stress mu mutwe wawe. Niba usanzwe ukunda gusa neza no kwambara neza, n'ubundi ubikomeze. Icya kane, jya ukomeza ukora ibintu n'ubundi wari usanzwe ukunda. Niba ukunda kureba filime, n'ubundi ukomeze uzirebe. Niba hari igitaramo kandi ukunda ibirori, ntugatangwemo, kuko bizagufasha kwibagirwa ibibazo ufite. Icya gatanu, gerageza guhora ufite utuntu urimo gukora. Si ukuvuga ko ugomba kwiyibagiza ibyakubayeho, ariko byibuza gerageza gushaka utuntu twagufatira umwanya. Iki ni igihe cyiza cyo kujya mu bikorwa bitandukanye, nko guhaha, gukora isuku mu cyumba cyawe, kujya gusura inshuti zawe, gutegura imishinga yawe uteganya n'ibindi bintu byagufasha kubona icyo waba uhugiyeho kurusha guheranwa n'agahinda. Icya gatandatu ari nacyo cya nyuma, iha umwanya uhagije wo gukira. Hari abantu bihutisha ibyababayeho bagashaka guhita basubira mu buzima bwabo busanzwe batihaye umwanya uhagije. Niba ukomeretse umutima, ni ngombwa ko wiha umwanya uhagije wo kwitekerezaho, ugashaka uko ubisohokamo, ariko atari ako kanya. Kugira ngo igikomere cyo ku mutima gikire vuba cyangwa gitinde, bizaterwa n'uburemere bw'icyatumye ukomereka. Ikindi bizaterwa n'uburyo ufata icyo kibazo wagize no kucyitwaramo wowe ubwawe. Ku bantu bafite umutima woroshye, bikunze kubatwara igihe kirekire kugira ngo babyikuremo. Aba bishobora gufata kuva ku byumweru 3 no kugeza ku kwezi, yewe n'umwaka cyangwa se imyaka byashira. Ariko ku bantu bafite umutima wihangana kandi bakabifatira umwanya, bashobora kumara iminsi, icyumweru cyangwa ukwezi bakaba babyibagiwe cyangwa se bakize. Gusa sinasoza ntavuze n'ibi kuko nabyo ni ingenzi. Hari abantu bumva ko nta kintu na kimwe kizongera kubashimisha mu buzima bwabo bwose, bagahitamo kwiyahuza ibiyobyabwenge, inzoga nyinshi. Abandi kubera agahinda baba biyumvamo bagahitamo kwibabaza ubwabo, ntibiyiteho, cyangwa se ugasanga bababaza abandi bahuye cyangwa se babagaragiye cyangwa se bari kumwe. Si byiza kurakarira n'abataragize uruhare mu kibazo cyawe, ahubwo ujye ugerageza kumva ko ibyakubayeho ari ibintu bisanzwe kandi nta n'uwo bitabaho. Wumve ko kuba byarakubayeho abo bandi nta ruhare babifitemo, kandi ntubafate nk'abanzi bawe. Ikindi nakubwira, ntugahite urahira ko nta wundi muntu uzongera kwizera no guha umutima wawe, kuko buriya hari igihe ubuzima
buba bwiteguye kuguha amahirwe ya kabiri. Nshuti yanjye, ntugatekereze ko kuba warakomerekejwe, kuba warababajwe, kuba warakunze utagukunda, kuba warahaye umuntu umwanya nakwiteho bisobanuye ko ubuzima bwawe burangiye. Inshuti ziraza zikagenda, iyo zitagiye zihinduka abanzi. Abakunzi baraza bakadusiga, abavandimwe bashobora kukwanga, imiryango ishobora kukuvaho, ariko ndagira ngo nkubwire icyo nzi neza nuko ubuzima bukomeza. Wowe ihe igihe, wihe kwakira ibyakubayeho, wihe kwiyakira, ikindi wikunde. Nshuti yanjye, numara kwikunda nibwo uzamenya agaciro k'ubuzima bwawe no kutongera guta igihe wiruka ku bantu batagukunda kandi ubizi neza. Gukomereka ni ibintu bitoroshye, kubabara no kubabazwa bitera agahinda, ariko nukoresha ibi bintu bitandatu maze kukubwira, ndakumenyesha ko cyangwa ndakwizeza ko uzabisohokamo neza. Reka mfate umwanya nshimire mwe mwese mwafashe umwanya wanyu mugatega amatwi cyangwa se mukumva iki kiganiro. Njye wakibagejejeho kandi wagiteguye nitwa Atete Pauline. Ushatse kuduhereza inyunganizi cyangwa se comment zanyu nazo ziba zikenewe, mwazitwandikira. Mwadukurikirana no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Instagram nitwa Pauline Atete cyangwa se Atete Pauline, Facebook n'ubundi na Atete Pauline. Murakoze cyane, tuzahura ubutaha tugenda turebera hamwe n'ibindi. Gusa ndagira ngo mbibutse ko tuzagenda tunabagezaho inkuru z'urukundo zigiye zitandukanye. Mbonera no kwibutsa abantu batarakora subscribe kuri iyi channel kugira ngo mukore subscribe, tuzajye tugenda tubana gatanu ku kandi. Murakoze cyane, Imana ikomeze kubandindira no kubahezagiza, muzahahe muronke, muzatunge mutunganirwe. Ciao ciao.